ni Firdaus ubitangira iteka ryose. Rero Firdaus nta kuntu biriya bintu yareka ngo birangire kuko atunzwe n'izina rye. Yari akavuga ati niwe mwaka wa mbere undi nawe akajya hari Ndimbati ngiye narabimubwiye. Ndimbati ngiye naramubwiye ntereka nkubwire. Wahuye n'uruva guceza ariko ikibazo ki wahorana amafuti niyo aba menshi kuruta ibizima. Ugashaka insore ntazi yo wayiturumbuye, uyitoraguye mu rutoki ni uyitoraguye Nyabugogo muri Marine. Insore Abazi z'umwana ngo ziva mu bumbogo bwa nyina. Ararinda avuga ngo ari kurerera Ndimbati kubera iki kandi cyari gukorera ari kugihembera. Ubwo ni iki kari kugihembera? Nzagihingira ahubwo niyo mwaka wa mbere yahuye nawe. Usukurikije ahantu yamugesheje wewe wa. None nkumvise. Umuntu ujya mu nzu akabana n'umugabo akamena amazi ku bantu kugeza bamwiruka. Uwumvisha kumwirukana bavuze uburyo babivuzemo gusenda. Firdaus ariko yiruka kuri Firdaus uriya muntu kandi uriya Ndimbati wigeze wumva ikiganiro Firdaus yamusabye ikintu kimwe ukurikije umurundo w'ibintu yamuhaye wazongera kumusaba umubyeyi na Firdaus nawe no mubyeyi mushyire mu rwego rw'ababyeyi nka Firdaus icyo mvuga babwa twubahane. Rero ntabwo ndi wa muntu ushobora kurwana n'ingurube ngo insige ibisogororo nindangiza ndinde kugenda nuko abantu bampunga kandi ingurube ntacyo bitwaye aricyo bayimenyereyeho. Ahuye n'agapfunyika ka kabutindi kandi akapfunyika ka kabutindi bakarenza urugo kakanga kakagaruka. Hello guys, bakunzi ba Kigali News Channel, twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze tubashimira ko mukomeje kugenda mutwereka urukundo rwanyu aho muherereye impande zose z'isi. Turabashimira rwose muri abagaciro muri inshuti z'umumaro ko murimo kudufasha. Buri uko ukoze subscribe ugakora share, like, comment, iba ari inkunga ikomeye cyane. Iba ari inkunga ikomeye cyane ituma waturinda gusubira ku isuka. Muri ngaye baze none kwijyaho utarayigeze. Ntawe ndi kuvuga wowe koko nge narahinze. Oya ntaho wahinze he mba warahingiye inyoni. Mba warahingiye inyoni. Meze neza byatari pe. Biza hari ikiganiro duheruka gukorana. Hari umuntu nabajije ukora mu mujyi. Bya bintu batubwiye bimwe bya babyita gute? Bya waxing. Nabajije umuntu. N'ejo bundi nari ndiyo nagiye gukoresha inzara. Aho bayikora nyine? Mu mujyi nyine aho hafi yaho bakorera waxing. Biza wari winjiramo? Ntago ni ngewe se nakwinjiramo gukora iki? No kwiyogoshesha muri sala y'u mafaranga ntago nayarekura. Ngo ndajya kutanga yo kogosha mu kwaha no munsi ya. Umuntu urumva umuntu akorera mu mujyi. Yarambwiye ngo biriya bintu biza yaratubeshye. Ntabihaba. Shabira haba ibyo bintu bya waxing pe. None se narayihimbye. Narayihimbye ubu ngubu. Kuva ryari se ndi umuhanzi. Biza na amahoro umeze neza. Shana amahoro meze neza pe. Wapanze kubona na kare. Ugeze aha ngaha isaha ntabwo ndi bwige nyigaruka gusa nijoro. Wese ibintu byose unkorera ni sawa rega buri ubuzima butarimo amafuti. Nawe nyine baba bimbeje nanjye ngo niyo mpamvu mbikubaje. Erega ubuzima butarimo amafuti ntabwo baba buri normal ntakosa se sindi umuntu. Biza rero umubyeyi. Sibyo? Rimwe na rimwe ujye unadufasha kumva ibintu hano hanze aha byatugoye kubyumva. Inshuti bawe bakozanyijeho. Wamenya undi kuvuga? Nuko nababonye kandi nzi ko ngendaho utuntu twanjye twose tw'abantu banjye ubutureba. Tubwire rero kudufasha. Biriya bintu byo none turabyita iki? Sindi bujye mu bintu. Imana imbabarire. Ni ibiki biza Rwanda? Ariko reka gerageze. Rwanda ni ibiki biza? Ni ifoto ndi gushaka kuzuminga ngo nyereke abantu. Ifoto? Ntago ari mbi? Ntago ari mbi. Wayibabwiriza? Oya. Ifoto? Biza turi mu kiganiro. Tukirimo ndabizi.
bare bandebere murabona uyu muntu abyimbye he na he uretse kunda handi hano mubona no muntu abyimbye ni sinamenya ntabwo kwamenya abazi kureba baraza kuhabona nihe hano nihe njye ntabyo ndakwisabye jye mberetse ifoto iyo foto ni iyande ni iya Ndimbati ni ifoto wanyeretse nkareba neza ni ifoto ya Ndimbati ndetse ya postinzwe na Gakondo Media TV ngo Nyagatare twabasuhuje cyane muri make ateza amaboko uyitwerekeye iki nuko nabonaga hari ahantu habyimbye nagira ngo mumfashe kundebera namwe ntabwo ari bibi ahantu habyimbye uko ari habiri ni henaye murabona ari henaye ntabwo tubireba neza mwihangane nta kundi ubwo rero ngira ngo wamenye ibyo nshaka ko noneho mfasha kumva ibintu bya abantu ni ababyeyi urumva hari Ndimbati hari Firidausi ni ababyeyi ni abantu babyaranye sinzi nimba babonye titire umwe cyangwa undi yakoresheje hari titire nigeze kukohereza wayisomye nayisomye wayidusomera se natwe nayibasomera pe ngo Firidausi niwe mwaka wa mbere nahuye nawe hanyuma ujye no kwa Firidausi urebe yanditse noneho uzamfashe dutere metero kumva udufashe kumva bino bintu ariko si ndinda nabafasha kubyumva ubu ntago mu byumba niba umuntu yarahuye n'umwaka akababwiye ko yahuye n'umwaka akanawubabwira ese Liza umwaka ubaho kuvuga nyine ngo umuntu ngo nabonye umuntu none nabonye umwaka ese uzi umwaka icyo ari cyo ga uzi umwaka icyo ari cyo uzi ikintu gituma umuntu atera umwaka ni ukuba nta cyiza kwifuriza kandi wowe utabizi ibyo si ubwo nibyo bita umwaka niko gutera umwaka nyine ikindi ariko hari n'abantu batera umwaka ntago umva ikintu kigendanye n'umwaka ucyo ni ibindi gusa Ndimbati we cyo nabonye nuko yavuze ngo Firidausi niwe mwaka wa mbere yahuye nawe Firidausi nawe akavuga ngo Ndimbati ngo yamusabye ku kingunyuri ikingunyuri icyo ni iki ubwo nyine icyo yamusabye kirumvikana ababyumva barabyumvaga ntukajye unyigiraho uruhinja ntabwo njye nakubyaye urumva Ndimbati ngo yasabye Firidausi ngo ku kingunyuri ngo arakimwima ubwa kabiri se nese Liza ngiye reka nkubwire ubundi ibintu bya Ndimbati na Firidausi njye nzi ko byarangiye ntabwo byarangira kuko Firidausi abari babifite mu uzi impamvu se bitarangira none se arubwo ari Ndimbati ubizana si Firidausi ubitangira ntabwo nabashije kumenya neza niba bitangiye ni Firidausi ubitangira iteka ryose ate rero Firidausi nta kuntu biriya bintu yareka ngo birangire kuko atunzwe n'izina rya Ndimbati Liza ku buryo abantu babiri hagati yabo abantu bakuru umwe yajya hariya akavuga ati niwe mwaka wa mbere undi nawe akajya hariya ariko iyo ushyizemo ako kantu ko kuvuga ati niwe mwaka wa mbere niko kansetsa ntabwo bisekeje njyewe ubwo icyo nshaka kumfasha kumva erega Ndimbati njye narabimubwiye Ndimbati njye naramubwiye ntereka nkubwire wahuye n'uruva guceza kandi nushaka ubyemere uri kumva yanga kubyemera agira ngo ndamubeshye yahuye n'uruva guceza none se ubureka nkubazi ukurikije ahantu Firidausi yagejeje Ndimbati urumva ukakurikiza n'ahantu amugejeje uyu munsi agenda amuvuga urumva kugeza ubwo atunzwe n'izina rye urumva reka wenda datwemere Ndimbati ariko avuga iyo bimaze kumurenga urumva Ndimbati yitoya ubwo akibwiriza akavuga Firidausi ubu se buri ukurikije ahantu yamugejeje wowe uriya muntu izina rye ryakuza mu kanwa ryagucika Ndimbati nkeka ko kubwahubwo aba yumva nk'icyamukarabya mu mutwe akibagirwa ko yageze no guhura n'uriya muntu ariko reka twemere ko ibyo bidashoboka kuko bafitanye abana noneho sasa abantu bafitanye abana bitware bate bitware bate uko bitwara birakunyuze wowe uko bitwara ntabwo binyuze
ariko ni uko umuntu avuga bakavuga ngo agiye ku ruhande rwa runaka ngo ugiye ku ruhande rwa runaka Ndimbati nta kintu gituma njya ku ruhande rwe urumva na Firidausi nta cyatuma njya ku ruhande rwe Ndimbati afite umva se nkubwire Ndimbati afite amakosa nta cyatuma ntavuga amakosa ye uri kumva anari mukuri nta cyatuma ntagaragaza ukuri kwe Firidausi nawe afite amakosa nta cyatuma ntavuga amakosa ye ari no mukuri nta cyatuma ntavuga ukuri kwe urumva ariko ikibazo kiwahorana amafuti niyo aba menshi kuruta ibizima uwarinde ari Firidausi ahorana amafuti dore ukuntu ahorana amafuti ari yaba menshi kuruta kandi burareka nkubwire uzi ko Firidausi ubundi kuba yareraga bari abana kuba barera byakabaye impamvu yo kumwubahisha imbere ya Ndimbati imbere y'umuryango wa Ndimbati imbere yacu nk'abantu bamureba urumva imbere yacu nk'abantu bamwumva ariko reka nkubwire iyo ukoze ikintu cyiza kimwe uburemere bwose cyaba gifite iyo ukirengeje nk'ibibi byose biba bibi Liza urabyaye ishusho yigaragazamo ubaye wubaha abana bawe ntago wakubaha ukasi se w'abana bawe kuko inyana ni iya mweru ubwo ugiye kubanza kuri Firidausi umugira inama nawe uri umuntu mukuru warabyaye sibyo ese reka nkubaze uzi ngo twese umva nkubwire Firidausi nta mugabo yashatse ni umusingo mama like me uri kumva ariko twese ntago ari kabo twabyaranye baneza imitima yacu cyangwa se bubahiriza inshingano zabo nkuko tubikeneye urumva ariko nanone ntago igituma yubahiriza inshingano ari ukujya hariya ugashaka insoresore ntazi iyo wayiturumbuye uyitoraguye mu rutoki niba uyitoraguye Nyabugogo muri Marine insoresore none insoresore ninde none se nka kare agatipe sinzi niba ari agatipe sinzi niba ari agatipe sinzi niba ari umutipe sinzi niba ari igitipe sinzi niba ari urutipe sinzi niba ameze ate kuko ntawe ndabona numva avuga gusa sinzi niba ari Baringa sinzi niba ari Sofia ntago mbizi ni igitsina gabo uri kuvuga ni igitsina gabo kwiki uvuga ko ari umusore cyangwa ari umupapa okay reka tubyite gutyo koresha imvugo nziza reka tubihe impamvu reka tuvuge ko ari umusore ese uwo musore Firidausi yirirwa yicaje batuka Ndimbati Liza bigeze bamutuka none se yagiye kumubwira ngo we ngo watatse umwana mani ngo watatse umwana ngo ngiye ngo ntago nzi ngo ngiye ngo naguha ngo ngiye ngo nakubwira ngo none se ngo uzazane ngo n'abandi bana mbakurerere none se ubundi da arinda avuga ngo arimo kurerera Ndimbati uwo bari kumwe ntacyo ari kumuhemba ari kumurerera ku buntu nta kintu ari kumuhemba cya kindi yavuze imbabazi zivaho se ntago ari kukimuha Firidausi yavuze ngo Ndimbati ngo yaramubwiye ngo bongere bagire uko babigenza noneho ngo Firidausi aravuga ngo ntago ngo yabyemera ngo Ndimbati aramubwira ubwo ntazongere kugira icyo amwaka kuko ngo imbabazi z'umwana ngo ziva mu bumbogo bwa nyina ngo ziva ibumbogo bwa nyina none uwo musore uri kumwe na Firidausi kari kwita ku bana ari guhemba se ari kumuhemba ibumbogo hanyuma Liza kanko hari ikintu Ndimbati yavuze sinzi niba kuri iki kiganiro cye ararinda avuga ngo ari kurerera Ndimbati kubera iki kandi cyari gukorera ari kugihemberwa ubwo ni iki kari kugihemberwa nzagihingira ahubwo gatwaretse ikiganiro tugataka tuzagikoresha nje icyo nshaka ndashaka kujya hagati aho ngaho hagati yaho utubwire papa w'umwana w'abana niyitwara ati sibyo biboneye kuko hari ukuntu ujya ugira inama abantu hanze aha Ndimbati niyitwara ate se ariko se wakwitwara uturi kumwe n'umuntu nk'uriya uwe muntu
ariko reka mbabaze mwabantu tuvugishije ukuri uriya mugore uretse wenda icyiza ikintu yagakwiriye kubahirwa uretse ko ari ukuba ari kurera bariya bana uriya muntu ubundi atabaye afite bariya bana ngo abe aribo tumwubahira tuvuge tutireka uyu muntu tumushimire ko afite abana kandi abarera urumva uriya muntu ubona yagakwiriye inde uriya mugore bizasobanura ibyo bintu uri kuvuga ko ntabwo nyine reka mbubaze hari umuntu udakwiye kuba dukurikije ibintu Firdaus avuga dukurikije ibintu akorera uwo babyaranye dukurikije ibitutsi atuka uwo bashakanye umugore wa Ndimbati dukurikije ibitutsi atuka abana be kuko iyo ufashe papa w'abana bawe ukavuga ngo ni imbwa ntambwe ibyara Liza ibyo bintu yarabivuze itonde yarabivuze shika yarabivuze ntambwe ibyara of course imbwira bwagura abana ibyaye ni ibibwana abana bwaguye ni ibibwana ingore yayo ni ikibwakazi Liza uri gukoresha imvugo zikomeye ahubwo ngewe icyo mfasha icyo nshaka iyo ufashe umugabo wawe ukamuha titre y'imbwa of course ubuhinduye titre yawe n'urubyaro umuryango wose ubu uhinduriye amazina uri kumva hanyuma hari ibintu wari uvuze ngo Liza hari ibintu umugore akaba umutima w'urugo hari ibintu wari uvuze ngo Firdaus yirirwa avuga ariko na Ndimbati nawe hari mu kiganiro yakoze hari ahantu yavuze ngo Firdaus ubu niwe mwaka wa mbere yahuye nawe gusa ukurikije ahantu yamugejeje wowe wamwita iki ngiye dukubitanye gadukangeza hari ahantu Firdaus yagejeje Ndimbati njye nta nubwo nakwita umwaka ni mama w'abana be ntabwo njye ugejeje aho yamugejeje naho ageze amuvuga amutuka amusebya amutesha agaciro Liza kuza kuvuga ngo Ndimbati hari akantu yashyizemo hagati mu kiganiro aravuga ngo Firdaus ngo bamenyanye yarabanaga n'umumotari none nkumva ikintu nanze gukomeza ngo mbase ikintu kirenze icyo kintu nawe waracyumvise ngo yarabeshyaga ngo ni umwana kandi koko yarabeshyaga kuko Ndimbati yavuyemo abaye umwere icyo si icya mbere kugira ngo ukuntu uriya muntu ari mubi agize kubeshya ngo bamusambanyije ari umwana umugabo baramufunze leta ubutabera bukoze ibyabwo urumva bukoze iperereza nk'uko bikwiye bukoze itohoza basanze umugabo ararengana baramufunguye basanga Ndimbati ni umwere baramufungura si bamufunguye ubwo impamvu bamufunguye nuko basanze Firdaus yarabeshyaga yujuje imyaka aricaye yarabeshye ngo Ndimbati ngo nta kintu amumariye ngo ntago amutunze ngo nta kintu amuhera abana ibiki n'ibiki Ndimbati azana historique zo muri MTN ntabwo twabibonye ibyo birarangiye uri kumva wumve ko nta muntu ari umuntu ubundi busobanuro bukomeye ibyo byose bivuye uri kumva azanye uriya musore niba ari umusore bari umugabo nge ntiwanambaza imba ari umusaza ntabwo mbizi wabona ari na wa mumotari kuko nge ntawe ndabona niba ari hanyuma ikintu cy'umumotari wa mugani cyo nandi makuru mashya tutari tuzi ngo Firdaus ngo yabanaga n'umumotari ngo mbere yuko ahura na Ndimbati ukuntu Ndimbati avuga ibintu Firdaus akabihamya uri kumva Ndimbati ati wabanaga n'umumotari ati nta mugore ukurimo nta kigenda cyawe ati umuntu umuntu ujya mu nzu akabana n'umugabo akamena amazi ku bantu kugeza bamwirukanye noneho amazi kumena ku bantu nese ubwo urumva waterura ibase y'amazi ukagenda ukamena ku bantu uko biri kose cyangwa yamenaga amazi mu nzira h'abantu urebye no mu byo bapfuye ayo mazi arimo urumva nyine hari umuntu ushobora kuba atuye ahantu akajya amena amazi ahantu hose abonye oya kandi umuntu yavuze ngo umuntu ujya mu nzu akamena amazi ku bantu kugeza bamwirukanye none se ibyo bintu si ibintu bisanzwe kumena amazi ku bantu ni ibintu bisanzwe aho umuntu umwe adashobora ese wumvisha kumwirukana bavuze uburyo babivuzemo gusenda oya Liza yavuze ngo umuntu ujya mu nzu ngo wari umwana ngo umwana wahe ngo umugore ujya mu nzu akamena amazi ku bantu kugeza iyo bamusenda
wagabanyije ayo mazi wenda nayo arakenewe wenda ntawamenya. Liza ibyo bintu amazi katuge kubyinjiramo ko ndimbati ntiyavuze uburyo yabamenaga kirenze se noneho. Firidausi nawe yivugiye ngiyo ndimbati ngabonye ngo Firidausi ngafite agatoto ngo nako ngiye kubisa imboni Firidausi ngo amazi yuzura kanu bose bafite amazi